bwana meya mudugudu yanyatse iruswa yo gutwara imodoka yo mu majigo ibyo narabikoze ariko icyamba baje barenzeho bansenyera inzu ubundi mugahinda gusa ikibazo mukiteho ikibazo cya kabiri dufite mfite ngewe kurari rwanjye banyanditse ku rutonde rwa Girinka baranyandika mu bandi noneho bagiye gutanga Girinka mudugudu anyaka 50 kugira ngo aze azampinga bwana meya inka nyakubahwa perezida wa repubulika kwazihaye buri muturage wese ngo zimugereho nta kiguzi gitanze njyayo amafaranga banyaka nayiki murakoze ikibazo nyifite ni cyo ngicyo kweguje ku mwanya w'ubuyobozi bw'umudugudu kubwitegeko mpabwa n'ububasha mpabwa n'igihugu ndakwego Halo? Mwaramutse neza? Ugeze hera? Tebuka tudakererwa inama yo ku karere. Tebuka umenye ko ari saa 4. Ugeze ese ubundi? Mwaramutse kwa mudugudu. Wowe urinde wimbugiramo ugira mbanze mvugane n'umuntu. Ngeje kwaka service. Tebuka. Umva. Buretse gato bawigiyeyo. Uranyaka service ureba ndi kuri telefone. Ndikwitaba umuntu ugiye kuza tujye mu nama ku karere bawigiye n'ibyicaro mwama se ngo mbe nicaye koko muyo akira buntegereje gato mbanze ndangizanye n'uyu muntu nayicara yawe ndabona ungezeho sawa ubundi muri bande nitwa Miraho utuye he ntuye mu mudugudu wa Bweramvura ko ntakuzi naguze ikibanza mu mudugudu wa Bodaboda nk'ibisanzwe nibyo nari ndimo nkubwira nkaba nifuza ko mwampaga service rwose ntabagoye kandi bandangiye ko muri bo bimfashamo mudugu mumfashe rwose nakaye ga service ukeneye nyine naguze ikibanza maje no kureba kuri telefone ko kitari mu myubakire nsanze ari mu buhinzi barampangitse ariko nifuzaga kubaka rero nkaba nshaka ko umfasha byibuze nkubaka inzu y'amabati 20 nkaba nihengetsemo n'umugore urabona ko ngewe mba mberewe n'icyangwe kandi nta wasi umva rero mugira inama bose ntaga ari ngitanga ibyangombwa byo kubaka urabizi ko ibyangombwa tubyakira ku karere ubwo rero bose umfashije wahaguruka ukagenda ukajya kubyaka ku karere oya nyine urabona nyine nawe mudugudu nk'ukuntu ngewe nje nkugana wakanyumvisha ukamfasha kuko rubadukana ntuza bose barubatse kandi mbonye bamaje kubaka ndavuga ni sungu nge nta kuntu wangenza icyangombwa rwose ngewe ntinya ku murenge ntinya no ku kagari ndabona ndarikonda ariko rero nawe urumva icyo nkubwira ndabona uri n'umusore mwiza rwose ni byose ibituza byiza n'ibibero byiza birabeshye yewe umeze neza dore nano ndeba nta kibazo uko havamo n'umugabo mwiza ariko mva ndabona namwe mushimishije no kubinyenyanza murafite rwose ariko se nkwibariza akabazo waba warize ibintu bihanye no gutwara imodoka ibintu byo gutwara nabonye provisoire ariko perime morancha ntago ndasubira mu kizamini gikurikiraho none se wagufasha hari afite imodoka ariko nta mushoferi mfite nabuze umuntu ntwara azakwira n'akazi ko gutwara aricyo byari oya nta kibazo nabikora ariko icyambere nifuza nuko nubaka nkabasha kuba mu nzu kuko iyo mbamo nungu bari mu bampaye priave kabisa nukuvuga ngo rero numurera service nziza nkuko mbigusaba nawe urabyumvura umuntu mukuru ntago ari ngombwa kubisobanura dore n'abana bari hari abatwumva ubwo nanjye nzakwemera wubaka uko ushaka n'amataje n'ushaka ya mudugudu rwose urakoze n'ukuri rwose urakoze n'ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri yuko naka kanya umbwiye ngiye imodoka yitwara nayitwara kandi nkunda ndabona n'imodoka yawe imeneye amavuta nta wasi kandi ngiye nkunda zira Toyota kabisa umva kwicumacuma aho nkuri kwifarasi n'ubu ngubu ushatse wahita umbwira nkabigukorera rwose n'ukuri kw'Imana humura rwose akazi nzakaguha kandi nanjye nunkora icyo ushaka nk'umuntu ubyumva nawe ako se mudugu ubusanzwe ko numva umutima wawe utera cyane koko nawe urabyumva nawe kora ku mutima wanjye nanjye wumva nibyo rero nshakaga nta kintu n'ukuri kw'Imana urakoze pe n'ubu ushatse wahita umbwira nkatangira kwagiserera kabisa nta kibazo tuzabikurikirana turabivugana nta kibazo sigarana n'akanimero kanjye kuko karakenewe 07 10 21 ni nk'umurabyo neza muramoye kanzicishemo numve ko zica yego ni iyi ngiyi nayibonye sawa murakoze nunga hari ubwa mbere kwataga service ariko inzu yanjye ntago bazayisenya ntabwo bazayisenya nzakora ibishoboka byose ku buryo paka mbonye n'icyangombwa n'abandi bose nzabireba ni ba mudugudu mwebwe tuba dushaka navuye Bweramvura nza mu mudugudu wa Boda ari wowe nshaka nta kibazo rwose nzabikemura uko bishaka
nukuri kw'Imana rwose mufatanye ugeze imbere nukuri hata se kuko ntacyo mbaye nukuri kw'Imana urakoze pe nta kibazo rwose nukuri kw'Imana mpe aba muyobozi nkamwe turabakunda cyane ariko nawe ntacyo ubaye ntacyo mbaye urabona ko mwiza cyane rwose ariko ngera ungwema wumve na ya gahunda wayishobora neza pe ni nkamwe nabuze rwose nukuri kare kose mwarishye amabati 20 ndayagura rwose urakoze nzabigukorera neza amahoro yego nagera kanjye mu nama ku karere yego abaturage b'umudugudu wa bodaboda mwese mwiriwe yego twiriwe tugire umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we dukumira icyaha kitaraba dutangira amakuru ku gihe kandi vuba aho niho cyane muri abaturage beza ubona ndimo nitegereza ubwitabire bwanyu rwose muri uyu mudugudu wa bodaboda ndabashimiye muri abambere mu mudugudu wacu mu kwitabira inama nk'uko rero nari nabibabwiye uyu munsi nari nagiye mu nama yo ku karere ubwo ibyo twari turi ku biheranye n'imyubakire ibiheranye n'imihanda gutanga mituweli n'ibindi ariko kuri uyu munsi n'ubundi icyo nabahamagariye inama twabateguje niyo kwakira umuyobozi wacu mukuru w'akarere nawe ari mu nzira turi mu myiteguro yiwe ariko hari ikintu nabisabiraga mu gihe atarahagera murabizi ko buri wese afite ikibazo kandi akaba afite ikibazo gitandukanye n'icyundi uhereye kuri njyewe maroko yego ubwo ari ikintu mbisabira rwose nk'umudugudu wacu ndabasaba kutitaranga kugira ngo tuzahige abandi mu midugudu yose mu karere kacu tuba abambere umuntu wese ufite ikibazo uko yicaye ndamwinginze kandi ndamusabye ntakibwire meya w'akarere ahubwo ejo azansange mu biro byanjye aho nkorera mwese ku mudugudu murahazi nzakimukemura uko bishaka birumvikana wabyumvishe rwose muyobozi rero wabyumvishe ndabona bwana meya w'akarere yahageze kumuzana mu musanganire hanyuma tumugezeho ibitekerezo nk'uko twamutumirije ubwo ufite ikibazo ariko bitari bya bindi ubwo aramubaza ikindi cyo ku ruhande nta kibazo tugira icyo tuvuga n'ibintu bidashoboka n'ibintu badukorera jewe miraho inzu yanjye bayisenye hejuru y'umudugudu ngo ni nyirakanyota sinshobora kumwemerera na gato ya neva possible biriya bintu bigomba gukemuka turabivuga reka nzancamagire amatuza bazareka nubake urabona mudugudu ngo duceceke ibibazo byacu ntabwo ubusi muri mudugudu nta bibazo reka reba nkawe bagosheje kibondo kibarayinyu none reba kandi ufite amafaranga kukureba nyamuneka agapfa kaburiwe n'impongo namwe mwivugire reka twindire meya reka dukemure ibibazo byacu tunga asigaye arara n'abaturage reka duceceke twumva mudugudu ntabwo twamuzongera kumusubira mu mudugudu wiwe mwana muyobozi w'akarere turakwakira mu mudugudu wa bodaboda tuguhaye ikaze mu mudugudu wacu yego murakoze muyobozi w'umudugudu abaturage bakwiteguye tugire umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we dukumira icyaha kitaraba dutangira amakuru ku gihe kandi vuba aho niho nk'uko nabibamenyesheje umuyobozi wacu mukuru w'akarere yahageze ubwo twamwakiriye twamuhaye n'ibyicaro byiwe ubwo ndagira ngo mwese abaturage uko muri hano noneho ndumva tubahaye ikaze namwe mwamugezaho icyifuzo cyanyu hanyuma akabaganiriza nk'uko nawe byamuzinduye abaturage b'umudugudu wa bodaboda muri aho turahari ndabona rwose musobanutse ndabona mwitabiriye ku bwinshi nimwihe amashyi murabizi rero ubushize
naje muri uyu mudugudu wanyu nkemura ibibazo bimwe na bimwe ariko natashye bitarangiye none nagarutse kugira ngo dufatanye gukemura ibibazo byasigaye bitarangiye. Murishimye? turishimye cyane rwose meya. Ko mbona harimo abakambije agahanga bite? rwose naya Rero twihuse niba hari nk'ibibazo 3 cyangwa 4 ariko turabanza duhere ku bantu nka 3. Ubaza ikibazo arajya atera agatoki hejuru, ikibazo cye cyandikwe hanyuma musubize nyuma. Ninde muntu ufite ikibazo muri abaturage kugira ngo abaze meya w'akarere? Nukuri Murakoze bwana meya, amazina yanjye nitwa Kamara, nanjye ndi umuturage wa hano muri bodaboda. Mfite ibibazo 2. Ikibazo cya mbere twabonye muzi ariko ntabwo mwigeze mutubwira amazina yanyu. Icyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri mfite ngewe kurari rwanjye. Banyanditse ku rutonde rwa Girinka. Baranyandika mu bandi. Noneho bagiye gutanga Girinka, mudugudu anyaka 50,000 kugira ngo azampinga. Bwana meya, inka nyakubahwa perezida wa Repubulika kwazihaye buri muturage wose ngo zimugereho nta kiguzi gitanze, njyayo amafaranga banyaka nayiki. Murakoze. Ikibazo nyifite ni icyo ngicyo. Wowe witwa nde? nitwa Miraho Nyirimoni. Ikibazo cyanjye kirakomeye cyane bwana meya. Nimukiye muri uyu mudugudu wa bodaboda nturutse mu wabwera mvura. Ndaza uyu muyobozi w'umudugudu Nyirakanyota ambwira yuko ngewe ubwanjye azamfasha kubaka inzu y'amabati 20 hanyuma akamana icyangombwa. Naje gutungurwa n'ukuntu inzu yanjye bayisenye, ubu nagahinda gusa ndi mu marira, imvura iragwe kanyagira ndetse n'umuryango w'iwanjye. Nukuri kw'Imana ndagira ngo mumfashe, inzu yanjye barayisenye n'amabati sinayabonye, bari kumwe ngo ninjye kuyagomboza ngo wenda nyuma ngo hari igihe azambabarira nkubaka. Bansenyeye. Kandi ikindi kiriho bwana meya, mudugudu yanyatse iruswa yo gutwara imodoka yo mu majipo. Ibyo narabikoze ariko icyamba baje barenzeho bansenyera inzu, ubu ndi mu gahinda gusa. Ikibazo mukiteho. None ndabigenza nte? Ntabwo bwana meya w'akarere ndi umukire. Ndabigira nteneho. Ninda wundi muturage ufite ikibazo? Bwana meya, ikibazo mfite ni kimwe. Mudugudu wacu naramuhamagaye nagiranye ikibazo n'umugabo wanjye yankubise. Araje arambwira ngo nimwoherereze tiki. Ubwo se ni mudugudu cyangwa ni umukozi w'ibyinyo? Ikibazo cyanjye kiteho. Nkurikije ibibazo mwambajije mudugudu wanyu ndabona adashoboye. Ikibazo cya mbere cy'ubudehe wari inka y'ubudehe. Inka y'ubudehe ni ya leta. Uriya wa mwatsi 50,000 ugomba kubisubiza. Kandi n'inzego z'ubutabera zikagukurikirana. Miraho watse ruswa y'igitsina. Ninde wakubwiye yuko iki gihugu kigifite imikorere nk'icyo yo kwaka abaturage ruswa z'ibitsina? Meya ntagusaba mudugudu. Ntagusobanutse. Arisa itike. Ninde wakubwiye kwaka umuturage itike yo gutega? Ibyo bintu bibahe mu mategeko. Muri make rero mwa abaturage mwe, uyu muyobozi wanyu w'umudugudu ndabona ngiye adashoboye. Kubw'itegeko mpabwa n'ububasha mpabwa n'igihugu. Ngenda mwe gusa. Kweguje ku mwanya w'ubuyobozi bw'umudugudu kubw'itegeko mpabwa n'ububasha mpabwa n'igihugu. Ndakweguje. Ariko mana yanjye we, abaturage bamvuyemo koko baramvuze barantanze. Nari nzi ko nari nabacecekesheje nta kintu bazavuga. None burya gusa koko yewe biravuga ngo wizera umwana w'umuntu avuma. Ubu ndabibonye. Murabyishimiye? Yego. Yari asizengereje we. Mbega Imana ngira we. Urakoze cyane rwose. Rero ubuyobozi bushyirwa n'abaturage kandi bugakorwa n'abaturage. Niyo mpamvu ubu none aha ngaha mugiye gushyiraho undi muyobozi mwishimiye usimbura uri. Hari ufite igitekerezo yamfasha? Yego, izina ryawe kamivuge mpagaze. Murakoze.
burya ubuyobozi bwiza turabukunda, imiyoborere igihugu cyacu kigezeho turayikunda, turabemera. kandi njyewe hari umuntu igitekerezo ngiye gutanga, hari umwana wa hano twari dufite wayoboraga isibo, umuyobozi w'isibo yatuyoboraga neza, niyo mudugudu yanga kutwakira twajyaga kubibwira umuyobozi w'isibo akari udukemurira ibibazo. Njye ndumva uriya mwana ari we waba umuyobozi w'umudugudu, namutanga nk'umukandida w'umuyobozi w'umudugudu. Yitwa Nkizurundi. uwo nguwo. Murakoze nkuko mubitekereje, reka tube dushyizeho umutwarasibo abasimbuye umudugudu kugeza igihe komisiyo y'amatora izateganyiriza igihe tuzatorera abayobozi b'umudugudu. Yumva murakoze. Muyobozi w'isibo wahaguruka ukaza hano kugira ngo abaturage bakurebe n'abatari bakuze. Uyu muyobozi w'isibo witwa Kizurundi ugiye kubahagarariye uriya mudugudu w'igisambo negurije imbere yanyu. Kandi uriya mudugudu ndava hano mpamagaye inzego zishinzwe umutekano zimujyanye aho akwiye kuba, kuko ntabwo akwiye kuba mu bantu kuko ni igisambo. Sibyo? Murakoze meya rwose. Murakoze rwose rakize akane ruswa yo gutwara imodoka yo mu majuru. Mudugudu mushya rero turakwakiriye, nagira ngo imbere y'abaturage uvuge ibyo uzabagezaho kuri iyi manda isigaye kugira ngo batonde umuyobozi mushyashya. Aba baturage bishyize imbere kugira ngo uyobore, gira akantu babwira gashyashya ko iterambere uzabagezaho. Urakoze. Murakoze abaturage kungirira icyizere, ubwo mubonye ko nashobora kubayobora. Tugiye gufatanya mu bikorwa by'iterambere, aho twari tugeze tuzakomerezaho mu